seriye koko urashaka umugabo cyangwa ni ibintu biri aho ngaho byo kubagira ngo urebe ko amasaha wenda urebe ko iminsi yakicuma ufite nk'umuntu muri kubeshyanya wenda wowe uhita kuriho neza se kuri kuvuga ngo ntago ndi seriye urumva imyaka 25 mfite ari mike hari ukuntu bizamo ushaka kwikura ibiciri bishuga dadi oya njye amafaranga ntago nshaka amafaranga nshaka urukundo yego amafaranga ntago nyakeneye ndayafite kandi nakubwiye ko hari n'ibyo nkora amafaranga rero ntago ari ngombwa ku buryo naza gushaka amafaranga hano wapi nshaka umukunzi kandi ufite gahunda nyine ubirimo neza yego ni nacyo cy'ingenzi no kurusha ayo mafaranga yego umugabo buriya mu buriri ntacyo yakoze biba byapfuye kuko bavuga yuko bundi wariye wambaye bya bintu ntabikore neza ubwo nibyo yakoze byose nyine biba byapfuye hari igihe se ariko nanone umugabo uba ufite nyine gahunda nene ntekereza ko ari we waba ari mwiza ariko nanone nkumva bavuga ko hari igihe aba ari nini n'ubundi nta kiri bumare akaba ari ufite yiringaniye akaba ari uri bukimare ubwo rero ibyo bigenwa n'Imana ariko njye nifuza waba nyine afite gahunda none se ubwo tukiri aho ngaho hari abagore baba bashaka abagabo bafite morami indani hatoya n'aba bashaka abagabo bafite morami indani hanini sibyo wewe ushaka icyifuzo ushaka ku mugabo ushaka Imana iguhereza ni iki cyifuzo so watora ibitoya kandi urebe binini ubwo ibyo binini wiseke wenda ibyo binini nibyo byiza wenda ushaka waba ufite nk'ireshya gute wenda ntabwo nzi ingero zazo isi yaba ari nini cyane ra wewe humura nyine nini ndende ingana nka gute wenda tukwereke nk'urugero bibaye bishobotse igihe wabereyeho sibyo wigeze ubigerageza kubikuraho oya kuko ntabwo nabikoze uvuze ko ugifunze isire uracyari isugi cyane koko asi kutari kubyemera kugira ngo tubyemere n'abanyarwanda badukurikiye ifata uvuga ati ngenda cyari isugi ngenda cyari isugi wowe uracyari isugi kuko pe uracyari isugi ko numva utabyemera kuvuga kuko pe urashaka umugabo ufite imwe gatuza yego ko niwe nshaka niwe ushaka hanyuma nta kindi kintu se nagukunda favorise bibaye byiza yaba zifite favore agasatsi keza k'akarende yego ubundi nyine mu diaspora nawe uramuzi ukuntu aba ameze aba ari simati none se ataramutse ataje ari mu diaspora akaza ameze nk'undi muntu usanzwe turi mu diaspora ntabwo wamwemera abaye afite ibyo nifuza ntabwo ntacyo cya mbere ni uko yaba aje ameze nyine nk'uko mbishaka uko mbyifuza nta kibazo ibihe byiza we wakoze subscribe kuri iyi miyoboro migari yacu aba kuri Modern tufite no kuri Time B TV nk'ibisanzwe rero turi babagaragu banyu tubazanira ibyegeranyo twakuye hirya no hino kandi nabizi tubakorera umunsi hano rero tubafitiye umukobwa mwiza ukeye kuva hasi kugira hejuru ndetse no mu mutima wiwe ni intungane arejejwe Yesu yamurambitseho ibiganza so tugaye kazana kuri imiyoboro mugari yacu ikurikirwa n'abatari bacyana mu Rwanda yego murakoze amakuru yawe ni meza umeze neza yego turakwishimiye ndetse n'abari kutureba hano kuri Time B TV no kuri Modern 250 nanjye nishimiye kubana namwe yego akurasta neza cyane se cyane rwose murakoze urubyize wose ko usa neza ra oya nta muntu umenya ko asa neza kuko nta wireba cyane kabibwirwa n'abandi
ariko nanone hari igihe nawe wireba mu by'ukuri ukabona urahenze ufite agaciro katari hasi. oya ntabwo ari cyane gusa nanone kuko mbibwirwa n'abantu gerageza kubyizera. Yego. none se wakoresheje irebanga kugira ngo ufite ishinya ya black? oya ntacyo ni Imana yabigennye. Nduzi ufite n'amenyo y'urwererane se? ibyo ni ibintu bisanzwe. none uzi abakobwa bafite ishinya ya black ukuntu bari gushakishwa hano mu Rwanda? babaye nk'igicuruzwa gihenze kiri gupiganwa ku isoko. ubwo ushatse kuvuga ko muri ibyo bicuruzwa ndi guhigwa? uri guhigwa ndetse umunsi wabonywe ugashyirwa ku isoko uzaba uri guhigwa ibindi bicuruzwa byose biri kuri iyi si cyane rwose. ntambeshye. ntabwo ndi kukubeshya. okay sawa merci. okay so rero hano nk'uko nabikubwiye mu kanya gato gashize tuguhaye ikaze hano kuri imiyoboro migari yacu. yego. okay rero ntatinze tutarondogoye byakomeje merutse guhura n'umuntu anungira agatoki ambwira ko uri umukobwa ushaka umugabo. yego cyane ndamushaka. uramushaka? yego. ibyo bintu nibyo koko ntabwo ari ibinyoma, ntabwo ari amakuru y'ibihuha, urashaka umugabo? oya ntabwo nakubeshya se ngo bimfashe iki, ndamushaka cyane. okay turabyishimiye sasa. kandi ndabizi hari n'abanyarwanda batari bake badukurikiye bahise bumva ese uri muntu ki, ese ugamije iki muri uko kuba ushaka umugabo, ese kubera icyo ugejeje isaha utarabona umugabo, ese urashaka umugabo umeze ute, ibintu nk'ibyo ngibyo. so abantu badukurikiye hano nanjye ndabizi bagira amatsiko menshi. okay so ambo ubundi ubusanzwe witwa gute? nitwa Uwamahoro Marie Jeanne. Uwamahoro komana, niyo mpamvu ndi kubona wowe wihesheje amahoro utuje. oya ni ibisanzwe. ni ibisanzwe? yego. ndabona amaze kuraseka amasura agaseseka ku izina ry'Imana. uziko nanjye ndi kumva byagize byagize bite? ndi kumva amamikoro ari kunjabuka. ahaha uramenye. oya ntabwo ari cyane. yego. okay ese watangiye gushaka umugabo ryari? okay nk'amezi nk'atandatu ashize ndumva mushaka. nuko ntaramubona. nuko utaramubona? yego. Uwamahoro ese uri muntu ki? uri wa muntu uracyabana n'ababyeyi cyangwa se nyine ubundi uri muntu ki? njyewe ndi umukobwa mbana n'umubyeyi umwe mama. yego. papa we ntawe. yego. mfite imyaka 25. yego. nshaka umugabo. ushaka umugabo? yego. kubera icyo utashatse umugabo ufite nka 19 kandi mbona ugaragara nk'umuntu ufatitse kandi uri umusirimu? oya 19 urumva nari nkiri muto, nari nkiri kwiga. yego. ntabwo byari gukunda ko nshaka umugabo. yego. usoje turonkume? noneho ndumva najya mu rukundo neza ariko nshaka umugabo nyine ufatika. yego. sikonje numva ngo ibintu by'abagabo ngo birazengereza ngo bitesha umutwe, ubu nta kibazo baba ufite? nta kibazo cyane cyane ko wenda nanjye nshobora kuba natera ikirenge mu cya bakuru banjye. yego. cyangwa n'abandi bavandimwe. niyo mpamvu rero nshaka umugabo muri iki gihe cyane ko nyine ubu nibwo noneho numva ko nshobora kuba nabangejejemo igihe. yego. nubwo atari cyane ariko nanone si vuba. yego. Uwamahoro sasa urashaka umugabo uteye ute? kuko akangubwira ingero zihari ziba zitandukanye. habaho uwo mugabo w'umusore, nyine habaho umusore kuba yavamo umugabo. haba hari n'abasaza bafite ibyo twita ibikingi, si ubizi? ugasanga umusaza agikomeye afite amazu nka za Bugesera, afite ibibanza za Bugesera, afite nk'ifamu yuzuye inka za Nyagatare. ese ugasanga nk'umusore afite nk'ingandi Masoro. ugasanga afite ibintu hirya no hino. ese urashaka umugabo ateye ute?
je rero umugabo nshaka yego ntabwo nshaka umusore utarashaka, yego wenda nshaka nyine nk'umugabo ukuze, umugabo ufite amafaranga, yego umugabo ufite umutungo nyine, cyane ko nubwo nsoje kwiga nubwo nanjye ntayo mfite cyane ariko ndagerageza. uragerageza Yego, aje rero mu buzima bwanjye abaye afite uwo mutungo n'amafaranga, yego cyane ko abagabo nyine urabizi ko baba bafite experience mu bintu byo kwita nyine ku mugore mu rukundo, uwo niwe nshaka. Bibaye nka byiza yaba ari umuntu w'umudiyasipora, yego umusore muremure w'imibiri yombi, umusore atari igikara cyane nyine, umusore munini nyine ubona ko bijyanye, abaye afite amafaranga nyine byaba ari byiza. yego Umusore nyine munini ubona nyine ufatika ku buryo twanagendana bakavuga ati rwose ntago yisondetse. yego uwo niwe mugabo nshaka. yego niwo mugabo ushaka. kubera iki rero udashaka umukene? Oya, kubera yuko mama yandihiye bigoye. yego ntabwo se nawe ntabwo uri kumwe ndi kukubona kabisa. So gusa icyo ndi kubona ushobora kuba uri wa muntu wavukiye mu mata, uri uw'Inyagatare. oya ntabwo ndi uw'Inyagatare, ariko nanone nawe urabibona. Wenda ntabwo bikabije cyane ariko biragerageza. ariko ndabona uri umwari mu bandi bari gospel. Be serious. Nimba nta muntu ugize nabikubwira, ni imamu ya Mungu ngenda bikubwiye uri umwari mu bandi bari. Ndagerageza. Ntabwo ari cyane wenda ariko ndacyafite mu muco. Okay, uw'amahoro muri uko ufite imyaka 25 usoze turokome, ese ni nk'ikihe kintu weho wiyiziho nawe cyakurura uwo mugabo ushaka? Umugabo yego umugabo buri ibintu bikurura abagabo biba ari byinshi, biba binatandukanye, yego biterwa n'ibyo umugabo ashaka. ariko nanjye wenda nyine ntawireba, yego ariko nanone barantikira nko mu miterere. nkeka neza ko umugabo yabonye uko nteye wenda adashobora kuvuga ngo nteye nabi. yego kuko nanjye icyo kintu nkiyiziho ko uteye neza. yego uteye nk'igisabo, uteye nk'igitunguru kikera bagifana mu butaka. oya byo byonyine unasetse umuntu akabona ukuntu ufite mu kanwa heza h'umukara kandi uri inzobe inyuma, yabwo ati byanze bikunze mu kanwa kuri muntu habamo agaseke kageze kadanange gashemze neza kashashagirana. ni ukuri kw'Imana. yego nareba icyoroshye ujya unyuzamo ukareba icyoroshye. ubwo nutangiye kubeshya ntabwo nakubeshya. wenda nuko nzi ko utanyemera kuko n'ubundi ushaka umugabo, ariko nkubwiye se ko wambaye neza abantu mwari nimba amafaranga uyafite se uriyamenye? amafaranga njye ndakennye kandi bari gushakira aba diaspora. irihangana rero umusore nakubwiye wamwumvije, umusore mwiza nyine ku buryo nanjye navuga ati rwose. none se hatabayeho kuba uteye neza n'ibiki byose, wenda twe abagabo natwe nubwo tuba wenda dufite amafaranga dushaka abana namwe twashyira mu rugo, ariko nanone tuba dushaka akantu katuma tiva se uri umubebe ufite iki se, ufite imashini runaka zidoda, ufite iki, wowe ufite nk'iki kiri kuri uwo muntu nyine akumva ko nawe uri uwa danje. njyewe rero nabikubwiye ko nsoje kwiga. ufite iyo diplome yawe? yego. ubu ngubu mfite atelier. yego. idoda nyine imyenda y'abamama, yego, n'abapapa cyangwa se abakobwa n'abana. yego. icyo ni icya mbere. ibindi nyine ni imishinga. wenda ntabwo mfite amafaranga menshi. yego. ariko nk'utumiliyoni nka 2-3 ntabwo natubura. oya ziba zikaze utumiliyoni. miliyoni 3 mwana. ni dukeya. ntabwo ari dukeya. izina ry'Imana. uzi umwana w'umunyarwanda ari
ari guhatana no mu kedara kuntu byamucanza miliyoni urabyita utumiliyoni ni dukeya uzi ko nanjye nzumva mu makuru ku izina ry'Imana ni dukeya nyine ugereranyije. Okay, urashaka umugabo ese muremure cyangwa se mugufi? Ukunda abagabo bateye gute? Okay, umugabo muremure nsumjeho gato, yego, w'imibiri yombi, yego, umugabo ubyibushye bitari cyane, yego, umugabo ufite ubwanwa, kuko pe urashaka umugabo ufite imwemwe mu gatuza? yego, niwe nshaka. Niwe ushaka? Hanyuma nta kindi kintu se nagukunda favorite? Okay, bibaye byiza yaba zifite favore, agasatsi keza k'akarende, yego, ubundi nyine mu diaspora nawe uramuzi ukuntu aba ameze, aba ari smart. None se ataramutse ataje ari mu diaspora akaza ameze nk'undi muntu usanzwe turi mu diaspora ntabwo wamwemera? Okay, abaye afite ibyo nifuza ntabwo ntacyo. Cya mbere ni uko yabaje ameze nyine nk'uko mbishaka, uko mbyifuza, yego, nta kibazo. Nta kibazo? Yego. Hanyuma se nawe uri umwe muri babandi bajya bagendera ku bintu by'amatorero z'amadini n'iki? Oya, uwo yaba ari we wese, yaba ari umusirimu cyangwa umukatolika cyangwa umwadeperi cyangwa n'ibiki byose, ariko umwisilamu wenda ntabwo mbakunda cyane. Okay, kubera iki sasa? Kubera ko njye nakuze imyemerere yo mu rugo na kisilamu nyine mba numva ntago biba biri hamwe nyine. Yego. Kandi nyine twebwe nimba twemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, bo bakaba batamwemera, umva ni ibintu bihabanye cyane. Ibintu bihabanye cyane. Yego. Okay. Hanyuma ari ukuntu abashakanye hari nk'akantu bapfa kakunze kuzana amakimbirane mu ngo. Yego. Kandi nakajyanye no mu buriri, sibyo? So, yego, ibyo bintu weho ntabwo wajya gukunda kubiganizwaho n'inshuti zawe cyangwa na mama wawe akajya arabihora bikubwira ati mwana wanjye uzashaka umugabo gutya na gutya, dore zizubakwa gutya, nyine atangire kubwira ukuntu zubakwa kare na kare, sibyo? Se na wenda ibyo bintu uravugaho iki ku bintu bijyanye no kuba ari nk'ukuntu umugabo aba ari kugukinisha gusa, nyine atari kuba yakugereza ku byishimo ushaka uba umugomba? Nta kintu we aha hantu wabivuga? Okay, ni nacyo cy'ingenzi no kurusha ayo mafaranga. Yego. Umugabo ura mu buriri ntacyo yakoze biba byapfuye. Biba byapfuye. Kuko bavuga yuko bondi wariye wambaye bya bintu ntabikore neza, ubwo nibyo yakoze byose nyine biba byapfuye. Hari igihe ariko nanone umugabo uba ufite nyine gahunda nini, ntekereza ko ari we waba ari mwiza. Ariko nanone nkumva bavuga ko hari igihe aba ari nini n'ubundi nta kiri bumare, akaba ari ufite yiringaniye, akaba ari uri bukimare. Ubwo rero ibyo bigenwa n'Imana, ariko njye nifuza waba nyine afite gahunda. None se ubwo tukiri aho ngaho, hari abagore baba bashaka abagabo bafitemo arama indani hatoya, hari n'abashaka abagabo bafitemo arama indani hanini, sibyo? Wewe sasa icyifuzo ushaka ku mugabo ushaka Imana iguhereza ni iki cyifuzo? So watora ibitoya kandi urebe binini? Ubwo ibyo binini wiseka wenda ibyo binini nibyo byiza. Wowe ushaka waba ufite nk'ireshya gute? Wenda ntabwo nzi ingero zazo. Si yaba ari nini cyane ra? Wewe humura. Nyine nini ndende. Nini ndende ingana nka gute? Wenda tukwereke nk'urugero. Bibaye bishobotse umugongo ni waturika. Oya. Ugahaguka bakawuhagura. Oya. Ntacyo waba. Hako n'ubundi nawe usanzwe warihaye. So bibona se? Nubwo atari cyane biragerageza.
yego ahubwo babandi bafite dutoya barabisubirira inyuma. oya nanone ariko ngo hari n'abantu baba bafite dutoya bazi kudukoresha. yego nibyo nenge kukubwira ashobora no kuba afite iyo nini Yego. nta atazi kuyikoresha Yego. ariko akaba afite ako gatoya akaba azi ko kabyaza umusaruro. ariko nanone abantu bakunze kuba bafite ingana nk'iyi mikoro nibo bamaze gukora umubyizi bagatana umubyizi ufatika. buriya biterwa nyine hari ukuntu afata amacaku akayijomba mu butaka mo hepfiriya hose agahita azamurwa asanga amasinde yawe ibitsa yamenaguye. nabyo birashoboka cyane ko buriya umuntu uhingisha isuka nini ntabwo atana umubyizi nk'uhingisha inyamuro. yego. yego se buriya ibyiza byaba ari nk'amacaku cyangwa byaba ari nk'ipiki. urabona ya piki bamenaguza agasozi benda guteramo inanasi zo. ibyiza si ari buhe bw'ipiki. yego ariko noneho wakirasa washwanyagurika wowe. ahaha aya ntago byaba bikaze. ntabwo byaba bikaze. ase ubundi wamugari ko hanyuma yongeye ngo itumye numva ngiye kubara amateka ariko nta kibazo mbo ubwo. okay dukomeze nta kibazo. igihe wabereyeho sibyo wigeze ubigerageza kubikuraho. oya kuko ntabwo nabikoze. uvuze ko ugifunze isire uracyari isugi cyane koko. asi ko utari kubyemera kugira ngo tubyemere n'abanyarwanda badukurikiye. ifata uvuga ati ngenda cyari isugi. ngenda cyari isugi. wowe uracyari isugi kuko pe uracyari isugi. ko numva utabyemera. Nose kuvuga ko ushaka umugabo ufite utwa tuntu two mu gituza nkaba mfite n'ufite naragiye no muri gym mfite ibituza binagana nkaba mfite tubanza nka tungahe mu Bugesera nakuno twe twahita twigiramo. ufite n'amafaranga se? amafaranga nubwo atari menshi ariko mfite icyizere cyo kazaboneka. ufite nka tungahe se? miliyoni se? ngiye miliyoni nubara mu bikorwa ntabwo ubu ngubu umuntu ufite. ubwo icyo ndakinya mufuka ariko mu bikorwa ndatuteganya. okay aya agenda aciriritse sizo nicyo kintu ushatse kuvuga. oya ntabwo ari cyo nshatse kuvuga cyane ko ubu ngubu ntabwo twari tuziranye. nabanze nyine nkareba kuko nimba ibyo bintu uri kubimbwira ariko ntabwo nzi nimba utwo tuntu ndi gushaka udufite. urakora munyereke. baramanza bazimye kamera ariko. hoye se n'abandi bakubonye hari iki. ubu se nawe abagabo ko tuba dushaka ababebi bafite nyashi uba nkubwiye ati urasa nk'ukunja kunja akajipo ndebe mu ntege babyemera. oya nanone ngaho erega njye ndi umwari. none se njyewe agaciro kanyu gushaka kugatako kwatesha agaciro. oya ntabwo nshaka kugutesha agaciro. ubwo ntacyo tuzabirebera hariya. hehe hahandi handi abantu bakuru baba bazi. aho niho tuzabirebera. ariko so wenda kakara agaciyemo abagukunze baramba barire ntabwo mbatwaye umugore wabo. no kuri pe mubabarire kwara kujya mbere kukuntu umubebe ari sociable ashobora kuba yabana yoshye. ubwo ngubwo rero ndi kugira ngo mbagere yakiri kare mbazanira amakuru atari yo bombe. bamara amatsiko. rwose mw'abanyarwanda mwe babajini mwiyumva. ntabwo ariko nkundi ntabibone nk'uko uri kubibona. yego. nose nase kunzwe ababebi mugirana amashyari nagiye wigeze kugirira ishyari nk'umubebi mugenzi wawe afite yakwiritse igicuga dadi cyangwa se boyfriend. oya ntabwo ibyo bintu by'amashyari ntabwo ari byiza nawe urabizi cyane ko ibyo ngibyo ntabwo nari mbyitayeho. cya mbere cyari ugusoza kwiga nyine nkahiga ubuzima kuko ubu ngubu aho iterambere rigeze ntabwo ari iryo kwirirwa wicaye
ugomba guhaguruka nyine ugakora ukiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. yego Yego. nose igihe wari ukiri mu bintu by'amasomo sibyo ni abashuga dadi wigeze kugira mu buzima bwawe wenda bashaka kugira ngo mujye muhuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi baguha ibiceri? Okay, abagabo ntabwo babura yego ariko nanone kuko intego yanjye yari ukwiga ntabwo nabahaye umwanya cyane. Yego. ahubwo kugaragara nk'umuntu ushobora kuba warize ibintu bijyanye n'icungamutungo. Oya. Ntabwo nize ibyo gusa nyine ubwo nubwo bidakabije ntabwo birenze cyane. yego kukureba nkabona nakwikundiye rwose nkumva nagupfutse ku izina ry'Imana nkumva bano banyarwandakazi bari kutureba nkumva nahita mbakura agapapa. Oya. Ubwo se wabibakora? cyane rwose abizi ubu hari abitwa babikare barekereje abitwa bahe ntabwo wabibakora. Ntabwo wabibakora ndabizi. yego none se ese rero buriya hari ikintu kijya gikunda kuducanga tukumva ibintu gutyo gusa tukabifata nk'aho ari sikama sibyo? uri seriye koko urashaka umugabo cyangwa ni ibintu biri aho ngaho byo kubagira ngo urebe ko amasaha wenda urebe ko iminsi yakicuma ufite nk'umuntu muri kubeshyanya wenda wowe uhita kuriho neza? ese kuri kuvuga ngo ntabwo ndi seriye urumva imyaka 25 mfite ari mike? hari ukuntu bizamo ushaka kwikura ibiceri bishuga dadi? Oya. Njyewe amafaranga ntabwo nshaka amafaranga, nshaka urukundo. ushaka urukundo? Yego. Amafaranga ntabwo nyakeneye ndayafite kandi nakubwiye ko hari n'ibyo nkora. Amafaranga rero ntabwo ari ngombwa ku buryo naza gushaka amafaranga hano wapi. Nshaka umukunzi kandi ufite gahunda. yego nyine ubirimo neza. Yego. hanyuma se yego umukunzi wo kuba yabonetse kuko n'Imana iri kubimbwira mu mutima kuko nderekwa sibyo? wese umukunzi arabonetse murakundanye mupanze ibintu byo kubana uba wumva inshingano z'urugo wazishobora? Nazishobora. ukamenya ati umugabo arabyuka asanga amazina yateguye ajye ave dushe afate breakfast noneho mbere ko ajya mu kazi naramukubita ibibido nkamagana nk'umugisha ati mugabo wanjye uze guhaha uronke kandi anagukunda nyine utuntu nk'utu cyane. Uwankunda we ndatekereza ko atakwicuza kunkunda. yego keya zose nazimuha zose zishoboka wazimuha cyane. waba uri nko guteka wenda wunamye yacageta gukubita agashyi kuri nyashi utuntu muka nyine life y'urukundo se ukwezi kwa buki kuraryoha rega niyo mpamvu babyise mu kwezi kwa buki ukagendera kuri kondisiyo zawe n'umugabo. Yego. icyo nshaka ni ukubaka ntago ari amagambo cyangwa amabwire cyane ko burangiyewe nkora ibyanjye nta wundi muntu ngendeyeho. Yego. ni nk'ikihe kintu wabwira nk'abantu bagukunze ariko hari nk'ibintu bagukurikiyeho gusa by'iminsi mike bakaba bigendeye? uzankunda wenda hari icyo nkundiye wowe ndumva namubwira ngo yikomereze inzira kuko icyo nshaka ni urukundo nyine kandi urukundo rufite intego. yego ruvuga ngo nimba mukunze uyu mukobwa mukundiye ko wenda yambera mama w'abana n'ibindi bitandukanye ariko atankundiye ko wenda ayo mafaranga nabanya afite rega amafaranga bura nubwo uyakorera bajya bavuga ngo ni umushyitsi uza akagenda. yego ushobora kunkundira amafaranga ejo nkashobora kuba nakora impanuka y'amafaranga nkayifashisha agashira ukagenda. aho ntabwo uba unkunda. cya mbere ni urukundo kandi rufatika rw'ukuri rufite n'intego. ubwo tubyizere yuko urukungu ko bimeze ko urukungu k'umutima wawe uri kubikuba uko gutyo uri kubitubwira niko biri no mu mutima. yego kuko nje nta buryarya ngira ibyo nkubwiye niko kuri ntago nkubeshya cyane. mw'abanyarwandakazi rero mwebwe mudukurikiye reka tubitege amaso bino bintu by'uno mujene yatubwiye turebe ngo bizaherera he rimba ari kutubeshya cyangwa se rimba risiriye
namwe mwamukunze mumukunde muri benshi, dore uyu ni umukobwa mwiza asa na bikeya. ubwo nawe nimba utari kutubeshya ubwo uzongera ugaruka no utwihira ibimenyetso, wazanye n'ibimenyetso simusiga ukuntu bizaba byagenze. wakuze kubana natwe no kuri Timo BTV no kuri Modern 250. murakoze namwe kuba mwemeye ko tubana tugakorana n'iki kiganiro. Imana ibaho umugisha. Nkomeza kubashishikariza ati rero muzajye muza gutaramana natwe hano kuri iyi miyoboro migari ikurikirwa n'abatari bake hano mu Rwanda, kandi mukomeza gukora amasubscribe, munatanga ibitekerezo muri comment, mutubwira uburyo ibintu muba mubyumva. Murakoze cyane.